ABAYISENGA barahirwa ntari nagakundwa abatabizi bakajijinwa nyamara yehemwe byahawe umugisha mwiza nk'undi nkumburwa mu beza nzobe dahanda mbavu ndende icyo umufate mu gihumbi maza kwitegereze mu maso ako kana ko mu jisho ntikakabure na rimwe inseko nziza yuje ubwiza bwanyu ntigatakare ku munsi nk'uyu tariki nk'iyi ndaserutse nk'intore zirakujorwa ndisimbira isobetse ibyiza risobanuye byinshi mu mitima ya benshi nzira gusuhereza abansanga nabo nkunda gususurutsa abangana n'abo ngana ndi umwari w'umunyarwandakazi urajwe ishinga no gushinga umushinga ushingiye ku kurwanya ikibi cyose kibangamira umuntu by'umwihariko ikibangamira umunyarwanda ndaje ngana igicumbi gicucitse umuco ndavuga igicaniro cy'iwacu kizira gucumba ndavuga ku icumbi ricumbikira inshuti zizira amacakubiri aho ngaho mu Rwanda rwo hambere ndetse mu Rwanda rw'uyu munsi rwuje amashyo bene ndaserutse nk'umurizabageni Mwizarine niweho mperaho kuko ari wowe mwiza kandi niweho wabwiwe bwa mbere kukundwa umunsi Ben afata intambwe ye agatera aza gusanga yakubwiye ko agukunda ugira ngo arashyenga burya disi ntiyashyengaga umutima we ntiwashyengaga kuko yumvaga urukundo rwamusabye yumvaga akwiriye kugukunda urukundo rwe rwose rwa rundi yazigamye akima abandi bakobwa bose yabonaga ari wowe rubereye yambwiye ngo nkubwire ko agukunda ntuzigera na rimwe ku maso yawe iteka uzahora unezerewe kandi wizihiwe kuko agukunda urusumburwa yakunze abandi ntuzigere na rimwe uhungabana kuko abereyeho kuguhoza kandi disi ntuzigere uhogora kuko ufite gisegura uzagonda ijosi Beni bwenge azagusegura bitinde kandi azagusasira neza ndetse yemwe azanakorosa n'ibyanga azagusegura mu byano bye ntuzigera na rimwe usuhererwa ngerega yemwe numubwira guhindukira ntazabitekereza kabiri kuko azi neza ko uri umutware w'isezerano azahindukira wese abyumva kandi ntazigera kuraza ivure kuko azi neza ko ivure ari ahabana n'abagore ngazagukorera bya bindi byose utigeze ukorerwa n'urungano kuko uyu munsi ari we wanyu kugira ngo atere urungano rwawe rwose ureba aha ubatere ishyari kuko Yesu yabyemeye erega uyu ni umunsi w'umugisha ababyeyi namwe bavandimwe ntimuze kubitindaho si bimwe by'abahanzi ahubwo nuko uyu munsi mbona abangaba ari bo turangamiye namwe bibaye byiza nakabavuze ariko uyu munsi ni uwa Ben erega Ben abatabizi bisobanuye umugisha ariko se ko mbona mutabiha umugisha murareba bitawukwiye ibaze nawe igitaramo nk'iki cy'umukobwa mwiza nk'uyu nguyu wemeye kutuzana ku nyanja nziza nk'iyi ngiyi y'ibirahuri abazabihiga ndetse bakanabihigura ni benshi ariko bose ntibahirwa ku itariki nk'iyi iyi ni itariki itazigera igaruka mukunzi icyo mbifurije ni abana nimunkundira muzabyara impanga kuko nzikunda kurusha ibindi ariko n'ibinangarure mazaba nk'umuhungu n'umukobwa nabyo byose ni iby'umugisha muzarambire muri uru Rwanda maze reka nkohanure nka mukuru wanjye ntuzigere ushamaduka bimwe by'abagore bari hanze ahangaha bashoshwa ngo ugende utebeni nk'uko abandi babitekereza
uzamubwira ikikubabaje, icyo adafitiye ubushobozi uzagishake, azagishaka atuje, ariko disi uzankundire ntuzamubabaze. Icyo muhuriyeho kiruta irindi sano ryose riri hanze ahangaha, simuhuye kubw'amafaranga cyangwa se amaronko, ahubwo muhuye kubw'umugisha. Uwo mugisha muzawubahe, nihagira ba bagore bakubwira amateshwa bari hanze ahangaha, uzababwire ko uwo wakunze ari umugisha, kandi n'ibindi byose urindiriye ari umugisha. Uzankundire ubigendereho, maze rero Beni nawe uzankundire unyumvire kandi nk'agashiki kawe. Ntuzigere umubabaza ngo ushiturwe na ba bakobwa bari hanze ahangaha ngo urebe imiterere n'ibindi, dore twamenye ko bamwe muri bakuru bacu basigaye banabigura bakabyambara. Ibyo ngibyo ntibizagushiture kuko uyu ni akamarayika kawe. Ntuzigere ushiturwa nawe n'abadiaspora bari hanze ahangaha bo gatabwa. Icyo nakubwira, amafaranga yose bafite nubwo yaba amadolari ntabwo yaruta ayo Beni abitse. Ayo Beni abitse niyo menshi kuruta ayo bo batunze, kuko watunze n'urukundo rw'umugisha. Ntuzigere urushiturwa bya gishenzi. Maze mwiza rero, reka nshumikire ahangaha, ndabona hari abandeba igitsure gusa disi shenge, tuzongera dusubire kandi iteka nzabasabira umugisha. Muraho murakabaho kandi murakarama, murakamiramira mu Rwanda, mutunge mutunganirwe, murakagabirwa amashyo yose y'ibwami. Ndabakunda, ndi Umurizabageni Nadia. Amashyi menshi Umurizabageni Nadia.